Agakiza ni iki? Buri muntu wese yifitemo agakiza, ndetse kandi buri wese Imana yamumenye akiri urusoro mu nda ya mama we. Ni nayo mpamvu buri wese kugira ngo akizwe cyangwa kugira ngo agendere mu murongo mwiza, abashe kuba yagendana n'Imana ye, ndetse abashe kuba yavugana n'Imana yiwe, ndetse abashe kuba yava mu nzira y'ibyaha, nuko ari we wenyine ubasha kubyikorera. Imana ibifite igihe izatabarira umuntu wayo, naho umuntu yagera Imana itamukura. Ndetse uyu munsi dufite urugero rwiza rw'umuntu ushobora kuba warakijijwe n'Imana, ndetse akabasha kwakira agakiza agahawe ku buntu, ndetse akagahabwa n'Imana. Imana akaba ariyo yonyine imurokora, ndetse Imana ikaba ariyo imukura ahantu yari ari, ikabasha kumwicazanya n'abakomeye. We ubwe yabashaga kuba yabona yuko ibyo bintu bitashoboka mu buzima bwe. Nta wundi umuntu tugiye kuganiraho ni Pastor Niyonshuti Theogene. Nubwo yigendeye ariko aho ari hose tuzi yuko ari imbere y'Imana, ndetse we ubwe ari mu byicaro byiza, ndetse ari mu ijuru, aho yagiye gutegurira, aho twese dushobora kuzisanga ku muntu wese waciye mu nzira nziza. Uyu munsi ngiye kuba nakubwira ku bintu 10 Pastor Theogene yatanze nk'inama z'ingenzi. Inama z'ingenzi 10 Pastor Theogene ashobora kuba yaragusigiye, wowe ubwawe ushobora kuba wakumva mu buzima bwawe, ukaba wumva yuko ibyo bintu bitabaho mu buzima, ariko wabasha kubikurikiza bikazabasha kuba byakugeza mu murongo mwiza. Ikintu cya mbere yasize nk'inama nziza yasize, ni uko yavuze yuko ubuzima buhinduka. Aho waba uri hose, aho waba wicaye kano kanya, jya wicara utekereze yuko ejo udashobora kuba uhicaye bitewe n'impamvu runaka. Ushobora kuba muri kano kanya uri mu buzima buhenze cyane, ndetse ushobora kuba uri mu buzima buciriritse cyane, ariko ejo n'ejo bundi ushobora kuzahindura ubuzima bw'umuryango wawe, ndetse umuryango ugatuma ushobora kuba wahindura ubuzima. Inama ya kabiri yaba yaradusigiye, nta kure wagera Imana itagukura. Uyu mugabo yavugaga yuko ahantu byonyine Imana yamukuye, nta muntu wari kubasha kuhamukura ngo abashe kuba yamusubiza mu buzima, cyangwa se abashe kumuha icyizere cyo kubaho atari muri ubwo buzima. Inama ya gatatu yasize, ibyishimo byiza biva mu gakiza. Ndetse we ubwe yavugaga yuko nta gihe yabayeho yishimye nk'igihe yari ari mu gakiza, ndetse yavugaga yuko buri umwe wese abasha kwishima ari uko ari imbere y'Imana. Yavugaga yuko igihe cyose yamaze mu muhanda cyaruswe n'iminsi mikeya y'ubwe yimariye ari mu nzu y'Imana, ndetse iminsi yari arimo asenga, iyo minsi niyo yamubereye myiza cyane kuruta uko ubwe yari yibereye mu muhanda ari kumwe n'inshuti ze, dore ko yabyitaga ngo ni iniga ze bari kumwe mu muhanda. Ikindi kintu yavuze, inama ya 4 yaba yarasize, yavuze yuko kubaka icyizere biragora kuruta kugitakaza. Ushobora kuba waramaze igihe kinini wubaka icyizere, ndetse abantu bakufata nk'umuntu w'inyangamugayo, ariko wowe ubwawe kubera ikintu kimwe ukoze mu muryango, bigatuma n'umuryango ushobora kuba waguca, bigatuma na wa wundi na wa muvandimwe wawe wagufataga nk'umuvandimwe, ugasanga ababyeyi bavugaga ati uyu ni wa mwana dufite, ugasanga umuryango wavuga ati uyu niwe dukiriho amakiriro y'ejo, ariko ugasanga wowe ubwawe nta muntu n'umwe ukigufata nk'aho ari wowe wa muntu umuryango uzahagarariraho, nta muntu n'umwe wabera intangarugero mu muryango, ugasanga ndetse ahantu hose uri bagufata nk'umuntu utagize ikintu wabamarira. Inama ya 5 yasize, yaravuze ngo buri kintu cyose ukora ujye ugerageza use nkacyo. Niba uri umukristo uba umukristo wa nyawe, niba uri imbobo ya nyayo, niba uri umusambanyi uba umusambanyi wa nyawe. Ugerageze buri kintu cyose ukora use nkacyo, ndetse no mu gihe utekereje guhinduka, uhinduke koko use nk'uwahindutse. Apana kuvuga ngo ndahindutse ejo nzasubira muri ibi. Niba wihanye, ube nyine umuntu wamaze kwihana, wamaramaje kuba kumukiza. Inama ya 6 yasize, yerekeranye n'ubuzima bwo hanze. Yaravuze ngo nta cyiza cy'ibiyobyabwenge. Buri muntu wese ushobora kuba akoresha ibiyobyabwenge cyangwa ashobora kuba nk'ibiyobyabwenge,
nta kindi kintu bishobora kumumarira usibye kuba byaguha ibyishimo by'akanya gatoya, ukaba wakumva hari ikintu nyine wungutse mu mubiri, ukumva unezerewe muri ako kanya. Ariko iyo bimaze kukuvamo, wowe ubwawe uhita wumva yuko nta kintu namba wari uri gukora, uhita wumva yuko nta kintu namba wungukiye kuba wanyweye ibyo biyobyabwenge, ndetse wowe ubwawe wumva yuko ka kanya wari urimo wamaze guhinduka, kuko ushobora no kuba wibagiwe se niba iki nakoze kubera ko wanyweye ibiyobyabwenge. Yaravuze ngo rero umuntu uwo ari we wese ushobora kuba yagendera mu nzira nziza, ushobora no kuba atekereza kuba yashaka kuva ahantu akajya ahandi, uzirinde ibiyobyabwenge mu buzima bwawe. Indi nama yasize, inama ya 9, yaravuze ngo buri muntu wese agiriye dosiye. Buri muntu wese ujya ubona akora ibintu ubona wenda bidahesheje icyubahiro Imana, ukabona agendera mu ye nzira, nuko igihe kiwe cyo gukizwa kitaragera. Umuntu wese iyo ageze mu gihe kiwe cyo gukizwa, usanga nyine akizwa kubw'uko we igihe cye kigeze. Ushobora kuba ucuranga mu rusengero, ushobora kuba utera indirimbo mu rusengero, ushobora kuba uri umudiyakoni mwiza, ushobora kuba uri pasiteri mwiza, ariko utarakizwa. Buri wese afite igihe azakirizwa. Ushobora kuba ufite n'impano zitandukanye ariko utarakizwa. Wowe ubwawe hari ibintu namba ukora mu buzima bwawe, ugasanga hari ibintu uvuga, ugasanga hari ibintu ukora nyuma yo kuba mu rusengero bigaragaza yuko utakijijwe. Ubwo rero ntimukajye mumeshoninga uwo muntu, kuko buri wese aba afite iyo dosiye yo kuba yakira. Inama ya 9 uyu mupapa yadusigiye, yasize inama ivuga ngo ituro ryiza ntabwo ari ibintu cyangwa se ikintu utura, ahubwo ituro ryiza ni umutima ukeye. Bishatse kuvuga ngo iki? Bishatse kuvuga ko wowe ubwawe nta bintu wajyana imbere y'Imana idafite, ahubwo ikeneye umutima wawe ukeye, ikeneye gucishwa bugufi kwawe. Ndetse abantu ntago dukeneye ibintu biturutse ku bandi, ahubwo dukeneye abihana cyane mu nzu y'Imana. Ntago dukeneye abaza ngo Imana yamaye imodoka, ngo kubw'uko yamaye imodoka reka nange iyi miliyoni igira ikintu ikora, ahubwo dukeneye ese ya modoka yaguhaye ikoresha neza? Ese wowe ubwawe urakijijwe? Uza imbere y'Imana ukijijwe? Inama ya 10 uyu mupapa yadusigiye, yaravuze ngo ujye ugerageza ahantu hose uri ubashe kuba wagira abantu ufasha mu bushobozi bwawe bukeya, mu bushobozi bwinshi ufite, amaboko yose ufite. Ushobora no kuba nta kintu ufite ariko ukagira umuntu ufasha, wamuha imbaraga, wamufasha mu byo ari gukora ako kanya, wamusengera. Ubwo bufasha ujye wibuka kuba wabutanga, kuba wagira umuntu ubuha, kuko isaha n'isaha umuntu wafashije ahora azirikana yuko hari umuntu wafashije, nubwo atabizirikana. Kandi abanyarwanda nibo bavuga ngo amaboko atanga ni nayo ahabwa. Ndagushimiye wowe rero wabashije kubana nanjye uyu munsi wa none. Gushimiye ko wafashe akanya kawe ugafata iminota yawe itari mikeya ukabasha kuntega amatwi ukanyumva, ndetse ndagusabye wowe ubwawe ubashe kuba wasenga ndetse usabira umugisha buri umwe wese. Ndetse nanjye ubwanjye ndabizi biragorana yuko umuntu wenda uri gutangira mushobora kumva ko hari ibintu runaka yavuze, ariko mubashe, ni wowe ukubyumva, ni wowe ubwawe, ni wowe n'umutima wawe. Mukore subscribe kandi kuri ako kantu k'inzogera, mukore share. Buri umwe wese ushaka ko yakumva icyo kiganiro musharinge nawe abashe kuba yacyumva. Ndetse mwibuke no kujya muri comment mumbwire ikintu ushobora kuzongeramo cyangwa ikintu ushobora kuba nibeshyamo. Elias Leman, twese turi abantu kandi ntabwo umuntu yabura kwibeshya, ariko hamwe n'Imana nzi neza yuko tuzajya tubana neza. Mwebwe mukore subscribe, mujye dufollowinga kuri Pastor Challenge kuri TikTok, ndetse mubashe no kuba mwagendera mu nzira nziza y'agakiza. TV yanyu nihoraho, ni Inzira Nzima TV, ibintu by'ijambo ry'Imana nakagaruka.